Mungu ni yule yule jana hata leo. Marishimwe. Mubwira ngo Imana izagutabarira muri karitsiye wababarira. Iyo karitsiye ugendamo amaguru, niyo karitsiye Imana izaguheramo imodoka, niyo karitsiye bakwimuriramo ubukode, niyo karitsiye Imana izaguheramo inzu. Abo bavuze ngo uzafata abonye akazi, aho niho Imana igiye kukwibutsa. Imana irambwira ibyo byose byakubayeho, Imana yemeye kubisenya kugira ngo itangire ibyo bitazagira umuntu ubyita. Yarakoze papa. Ibyo byakubayeho Imana yarabyemeye kugira ngo bitangire ibyaha atazagira ubyitirira. Byose birashoboka, byose birashoboka. Umuntu muri kama ntabwo tuba twaje gukora ubusa. Amasengesho arakora, amasengesho araba. Nahuriye n'umudamu muri Ethiopia, ndamubwira ntibakubwiye ko nta banyababyeyi mati bayikuyemo. Imana irambwiye ngo umugabo agiye kugutera inda, uyu munsi afite inda y'amezi 4. Dogiteri ubu bampamagaye mu giterane mu kwezi kwa 8 cyo guserebura, bavuga ngo ni gute umuntu utagira nyababyeyi Imana itera mu mwana akabyara. Kiri umuntu muri Kongo ibyacu bijya bitungura abantu, ibyawe bitungura abantu, Imana igutungura. Ibyacu bijya bitungura abantu. Uko waba uri kose upfa kuyuba, ibindi ntibikureba wowe cyane. Uko waba uri kose, uko waba uri kose upfa kuyuba. Uretse gato, oya ntabwo ireba kuvuka mu muryango ukomeye. Nano wowe uko waba uri kose, forumire ni imwe. Uko waba uri kose upfa kuyuba, ibindi ntibikureba wowe cyane. Amen. Hallelujah. Uko waba uri kose papa, uko waba uri kose ngo ibindi ntibikureba. Gira umuntu muri ko umuntu udakorera Imana uzapfana. Udafite shinga na rugero Imana iduha agaciro. Utera imbere y'Imana bavuga imiryango yarakwibagiwe, Imana irakwibuka. Watera haleluya. Ashimwe Yesu. Gira umuntu muri kwego iyo ataba Imana nakabaye narase. Yo kera. Banararabye. Iyo nizera kunza kugira neza kwawe. Banararabye yewe. Banararabye. Iyo nizera kunza Bana nyiri ibihe kugira neza kwawe. Banararabye. Mana tuba twarashize. Iyo nizera kunza kugira neza kwawe. Bani bahunze. Gira uwo muntu muri kumwe ngo ntabwo bayeho kubera ko abantu bagukunze, ubayeho kubera imbabazi z'Imana. Muri Luka haravuga ngo Yesu amurebye ngo amugirire imbabazi. Yesu kureba imbabazi zikamwuzura.
abandi bajya bakureba bakumva wapfa. Yesu kureba akavuga ngo ugomba kubaho. Yesu kureba akavuga ngo uzakomera. Abantu bagucinega Imana ikakuzamura. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Iriho umuntu muri kwe ngo nguhaye amateka yanjye wakorera Imana nakoresha. Nguhaye amateka yanjye. Aho wageze ni ngo aho tugeze ni hehe? Ayi ngo aho tugeze ni hehe? Imana irambwiye ngo karande z'inzozi wararagamo uri mu bisekuru by'iwanyu mu cyaro. Izo nzozi Imana izigukuyemo. Imana igutandukanyije na karande. Uvuga ngo nzakomera kuko ndi inyenyeri y'umuryango w'iwacu. Uzakomera kuko ndi inyenyeri. Uzakomera mu izina ryande. Haleluya. Amen. Biro umuntu muri kuvuga ngo Imana yemeye ko mu muryango iwacu ari njye uzaba Yosefu. Niba uzaba Yosefu, niba uzatungura umuryango w'iwanyu, niba uzaba umucungu y'umuryango wa karitsiye, Imana iraze. Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kuhambaho. Imana yari yateguye ifarashi yo kugendaho. Birategeka bamugambanira bamusebereje kandi uwamutangije niwe wari. Yarirahiriye Imana yarirahiriye yavuze icyubahiro cyayo. Girira abantu batatu ngo Imana yakivivuye. Ikibazo cyawe Imana yakivivuye. Ikibazo cyawe Asheri Ariaba Zanine Tibani Ahanda Heni Hari Wiria Faria Gariaze Zandebone Ke Eni Wasik Animos Mumwikirize mu izina rya Yesu. Orema Defos. Imana irambwiye ngo muri uyu mugoroba ikibazo cyari kiguteye ubwoba Imana ikigezeyo. Imana ikigezeyo. Imana ikigezeyo. Hariya basinde Gloria. Wereza high-five nk'abasirimu mubwire ngo Imana irabyemeye. Ibyo wasabye Imana irabyemeye. Imana irabyemeye mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndakumva Bwana. Mubwire ngo Imana ivuze ko igiye kugutabara bahari. Imana igiye kugutabara bahari. Igutabara abarozi bahari. Igutabara abapfumu bahari. Igutabara abakurwanya bahari. Igutabara abagusebya bahari. Igutabara abanzi bawe bakureba.
kubyinirwa urakwiriye guhabwa icyubahiro